Yasinye miliyoni 200. Harimo yasinye miliyari ariko wasinye miliyari yavuze ko yasinyishijwe na company yohereza avoka hanze. Hanyuma we reka tuvugisha ukuri hanyuma ubwo nubeshe niko yavuze yasinye miliyari y'amazimbabwe ahabwa amafaranga niyo societe ngo yohereza avoka hanze. Nawe azabafata batambagize muri kampani ya avoka nkuko ndimo kubata mu murimo wa avoka. Muri kibazo ngiye kwibaza hari benshi bavuze ati umuntu bita super manager kubera iki muri iyi minsi ati amaze iminsi umuntu bita FATAKUMAVUT ati kandi bose navuga ngo oye wo nsango namuvuga ntabwo bakora ibikorwa bimwe oya wo ntabwo namuvugaho kubera icyo udashaka kumuvugaho. Ndashaka ibikorwa nta bikorwa afite ndashaka ibikorwa niyo mpamvu no mwana muri umuna wanjye namwise nako namuhaye uburenganzira ndanabyemeza iryo zina ko arikomeze munyakazi kuko nibura ari mutera motivation yo gukora sinshaka imbwa sinshaka umuntu udakora sijya nkorana nawe giye kuko babaye bagabo bagatinyuka bari gusaba imbazi regabure mu gifaransa baravuga ngo celui qui dit pardon c'est un homme ari babiri ntago nshaka umwe bazabicaranye ari we na murumuna we wa wundi ukorera mu kwahakwe wa wundi yitwa nde wa wundi uwavuze ngo yasinye miliyari wese ikibazo cye ni ikibazo cy'ubujiji kuko ntago yarazi kubara amafaranga ariko nakoza akazi urabizi narishyuye ajya mu ishuri ariko ubarimo ni gicyongereza yamaze no kumenya kubara amafaranga uzongere wowe waramwishyuriye se koko na delegiteri yarabivuze n'ubu ngubu yari yasibiye ubushize ariko ubu ngubu bambwiye ko arimo gukacinga up. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose ndabasuhuza cyane rero aho muri abari mu Rwanda East Africa ntabwo nakwegirwa abantu bari muri diaspora. Uyu munsi rero twatembereye navuga ngo ahantu namwe murahabona hejuru hari Esperanza Group Limited aho twagiye gusura icyamamare super manager aka the konyine boy. Rero uyu munsi tugiye gutembera muri rwa ruganda koko tumenye no kurese koko za miliyoni 200 uyu mugabo yarazisinye. Rero muramubona aka the King Kong akaba arasohotse rwose muramubona ko bya bintu tubwira nibyo rwa ruganda nibyo ko yararusinye ntago ari babandi baba bikina the konyine boy. Bimeze gute broski? Yo. Bimeze neza? Wagwana bad man. The konyine boy. Bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong Superman is the King Kong. Yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu, the konyine boy. Talk of the city, king of YouTube, the most wanted, a library. I'm in the house right now. Yes, we're in the house right now. This is Esperanza. Yeah, man. Reka mansuhuza abantu. Ndasuhuza abafana banje bose. Bafana banje muri Afrika, i Burayi, muri Aziya, Amerika ndabasuhuza. Mu Faransa, mu Bwongereza, muri Amerika, muri Australia, hari n'uwanyandikiye karambwe ati Geneve ndagukurikira mu Busuwisi. Hirya no hino no muri Afrika, muri Tanzania, i Bugande, Kenya, hose aho bari muri Congo, Kinshasa, i Burundi, Bujumbura magira abafana benshi cyane ndabasuhuza Imana bamugisha yamane. Harakantu mbonye ko baze kumfasha bindi micro wambaye inkweto zijyanye n'umupira ibi bintu byarazanye bimeze bite? Izini kompo izini super nawe se nubizi ko kuri rwo baza inkweto bazita gute? Izitwa superaba. Izitwa supera yingi kitwa dekoye hari ikintu nibajije ndabona agatuza karabaye agatuza akaboko n'akaboko bimeze bite muri iyi minsi uri kurya ibiki noneho? Akaboko shaka bisa rero ndabona iyi minsi banze uri guterura ibyuma bya danje. Oye ibi ngibi n'ukubera erega reka ngubwire iyo uri super ugomba kuba kugira na super body kabisa super body banza rero n'abantu bamfana niyo mpamvu ninde hano muri uru Rwanda wigeze ubona wabonye umuzungu ava muri Amerika ubwa mbere avuga ati super manager how you hit here ati the way you hit the way you hit here in Africa it is the same in America. Turabereka n'ibyo kunywa bya Esperanza bisa bigiye gusohoka turabereka amazi ya Esperanza
anakunzwe kuko narakubwiye ngo nta n'icupa rimeze kuriya Numvishije anaryoshye cyane. Nuriya muvandimwe ari kwanga n'amazi karyoshye nk'ari misukari we noneho afite n'uburyo aforumye agacupa ka Speranza no kuntama hari ikintu kiba giteye amabengeza mu kinyarwanda ariko ibyo byose bikanongeraho nuko Speranza areba uruganda nabwe ntibamaye miliyoni 200 abantu baravuga ngo supermanager uba wikina ngo ba wikina noneho reka ngutemberezemo shaka bisa reka ngiye kuba amataburiye yego iyo umuntu yinjiye agomba kwinjira mu buryo bw'akazi ariko rero munafite service nziza no kwinjira twamba amataburiye nyaruka rwose mu buryo bw'akazi nyaruka tayari gahunda yose kabisa apana abandi bajya bita ngo ni ba munyakazi twebwe turi ba nyirikazi urumva twebwe turi ba nyirikazi twebwe turi baki turi ba nyirikazi ariko na ba munyakazi nabo nk'umwana nigisha icyongereza namwe ndamwemera naravuze ngo umuntu ugira ibikorwa sinzamuhakana warehouse for finished products iyi ngiyi irimo iba byatunganyijwe bike bisigaje kujyanwa ku isoko iyi ngiyi irimo production barimo baraproducing ngira ngo urabireba hanyuma iriya naho bashyira raw materials amakamyo aparika hano apakira amakamyo yarimo gupakira ahagarara hano hanyuma iriya ni ikamyo ipakira nari mwe mu makamyo abapakira andi buyatwaye ahasigaye ubu ngiye kubinjiza mu kazi mu nganda twegereye n'iki hanyuma supa ujya kudusobanurira buri kintu cyose ibi bigega no kuvuga ngo urabona nkariya nibyo biba birimo uko baza kuvanga ni ukuvuga ngo nibyo biza kuyungururwa harimo aho baba bashyize ibyo kunywa yego noneho byo kunywa harimo ikiyungurura harimo noneho bikaza guca hariya muri kiriya cyuma wabonye ari naho baza gusorera produit bakaza kuzishyira hepfo hariya mu buryo bundi icyo kunywa kiba kimeze neza kuko ubuziranenge buraza bugapimwa bagasanga byuzuye hanyuma uruganda barubonye babandi bajya bavuga ngo nasinye miliyoni 200 ngo gusoma nagera abeshya nyine ngo nabo barabyirebera apana babandi basinya babeshya ariko se ubu turi kuvuga ngo abasinya babeshya impamvu sorry miliyoni 200 ariko hari abasinya ndashaka kugira ngo dukureho kujya dutwika wa mugani ngo gutwika kujya tuvuga ibinyoma yego ariko hari n'abasinye miliyoni tujya mu itangazamakuru tuvuga ikintu kiriri yego riri apana bya bindi genda nubwo ntwikagenda zimya kuko kuzinya mujyana ibyo bigoye gutwika biroroshye ni ukuvuga ngo twebwe twarambiwe abantu bavuga ibinyoma ngo barashaka kugira ngo bahangane na supermanager bajye ku rwego rumwe na supermanager oya wowe werekana ibintu werekane ubuje nasinye miliyoni 200 harimo nasinye miliyari ariko wasinye miliyari yavuze ko yasinyishijwe na company yohereza avoka hanze hanyuma we reka tuvugisha ukuri hanyuma ubwo nubeshe niko yavuze yasinye miliyari y'amazimbabwe ahabwa amafaranga niyo societe ngo yohereza avoka hanze nawe azabafata batambagize muri
company ya voka nkuko ndimo kubata mu murimo wa voka nkuko ndimo kubatambagiza noneho muri company ya Esperanza twagiye no gutwika none ubu niko twavuga ntabwo ari ugutwika oya yakuvikaga yavugaga ibinyoma kuko gutwika burya ni bibi nuko hari terime mwaduhira ira terime nashaka kuzayica tugenda zimya ge sintwika super reka tugenda komeza dutambagize akomeza tubwire atwereke ndetse navuga ngo super uyu munsi noneho yavuze ati nimuze mbaho kuri kose kw'ibintu nezo bundi yego mutazavuga mu super manager abavuga ariko ari yagiserera yego oye nakubwiye ngo uwavuze ngo yasinye miliyari wese ikibazo cye ni ikibazo cy'ubujiji kuko ntabwo yarazi kubara amafaranga ariko nakoze akazi urabizi narishyuye ajya mu ishuri ariko ubarimo ari icyongereza yamaze no kumenya kubara amafaranga uzongere wowe waramwishyuriye se koko na deregiteri yarabivuze n'ubu ngubu yari yasibiye ubushize ariko ubu ngubu bambwiye ko arimo gukacinga up ariko ndashimira Imana ko atangiye kumenya kubara amafaranga ariko muri iminsi uri kumubona abantu benshi buriya iyo umuntu akoze ikintu kubera kujijwa ntumurenganye abantu benshi baravuze bati uyu muntu ashobora kuba atari tayari ariko narabashubije ndababwira nti ni ikibazo cy'iki ignorance rero ni ubujiji kandi buravurwa kuko mwarimu arahari narishyuye n'ubu nzahora nishyura bya bintu byaje gukara koko urumva ndakumva miliyoni 200 wemera ko nazifashe cyangwa ntabwo byemerwa uruganda ubwarwo ruhagaze miliyari 5 z'amanyarwanda miliyari 5 werekane batima werekane uko rungana werekane space rurimo werekane surface rurimo byose twabifashe bya bintu ntabwo byoroshye babikomeye icyo kunywa abanyarwanda bakunze ari benshi abataramu baba barimo gupakira urabibona akazi karimo kugenda neza abagenda nasuhuza rwose abapampe none se super hari ikintu niyumvishije uravuze ngo uri kwishyura muri iyi minsi uri kwishyurira abantu uri kwishyurira muri iyi minsi ni ukubera amafaranga menshi cyane kugira ubushishi bugabanuke inspiration of the youth yego ishinzwe guteza imbere urubyiruko ishinzwe guharanira urubyiruko kurwubaka eiza mu bushobozi mfite buke cyangwa bwinshi Imana yamaye kurwubaka mu bitekerezo ariko ntuzongere naraga nababwiye muzongere kuzajya mumbaza ibibazo byo kujya mumbaza ngo ariko ngo wasinyiye miliyari ngo wumvishe miliyari yaravuze ngo yarayisinye ngayisinyishwa na company yohereza amavoka hanze siko yavuze ibyo wabyivugiye na ba nyiri company niko bivugiye ngo ariko hari amafaranga tumwishyura ngo kubera yuko ngo hari ibyo azaba ngo yakoreye ngo yatuzaniye abakiriya yego wabyumvishije ubwo yirirwa mu misozi yirukanka hirya no hino ashaka abakiriya ibyo byose nabyanga kuko ubukomisiyoneri n'akazi ari nako bitunze kandi akazi kose sinjya nkagaya arumva uyu munsi w'uko bitababaza ariko super oya nuko umbaza nuko muze deregiti mumbaza iteka murambaza ngo ariko ngo wasinyiye miliyari ngo wumvishe ko impamvu nuko miliyari zirenze miliyoni 200 nanjye narakubwiye ngo iy'amazimbabwe yayisinye ataza amafaranga ya miliyari icyo ari cyo ubundi baramubwira ati bagusinyiye ndabyemera ni na murumuna wanjye ni n'umwana wanjye mu buryo bw'ishuri kuko niyo umwigisha uranabizi ko muri bakiri murarera noneho wabaye metre ndimo ndarera kandi nzakomeza no kurera ya wabyumvishije uruganda rufata urwerekane twarufashe bigagije uruganda rwerekane neza uruganda urarureba hanyuma ikindi nagira ngo mvuge ari wari n'abagenzi bawe bana barumuna banjye bakomeze bakore batera imbere nawe ndamwifuriza gutera imbere ariko sinkunda umunebwe nubwo wumva ajya agira gutya agashaka kuzamura urutugu ati ndashaka kungana na papa ariko ndagakunda kuko karakora kazi nibura kwirwanaho kakareba uko ejo n'ejo bundi katazaseba kubera ko ibyo kumbaza ngo miliyari ngo wumvishe nimuzongere no kujya mumbaza ibyo ngibyo iteka muza mumbaza ngo ariko ngo wasinyiye miliyari narababwiye y'amazimbabwe iyo usinyiye miliyari y'amazimbabwe n'amazimbabwe n'amanyarwanda hanyuma se watse miliyari y'amanyarwanda ako super jonde yakoze amateka mu gitaramo cye ngo ni naranamushyigikiye waramushyigikiye nishyuriye abantu 20 ngo bajye muri kiriya gitaramo ako super naho ngaho rwose uradutuburiye pe ibyo riza tutabyumvishije ari we ngo cyo kore amatike y'abamotari y'ubuntu oya giyewe nishyuriye abantu 20 sure
next interview yanjye nawe uzambwira abantu 20 bakwereke nayo matike bagaragara n'amaso ngenda shyigikira nicyo nkora yarabimenye se yarabimenye byibuze ko amwishyura abantu 20 ubwo atabimenye kandi ari umurera urumva byashoboka shamana yanjye cyo kora ndumiwe muze sasa ako super this uranashyigikirana kwishyura amatike y'abantu 20 cyane muze sasa hagarara ni hatari kweri hagarara turacyagenda reba umuzigo upakinze umeze neza twagiye rwose reka tugende rwose utwereke turebe koko kwa kuri kwa miliyoni 200 se kurahari cyane bya bindi bavuga ngo twasinye ugasinya umwuka urasinya umwuka sinyishwa n'uruganda nka Speranza sinyishwa n'uruganda rukomeye mu gihugu nka Speranza ukora icyo kunywa abanyarwanda bakunze bose hari ikibazo dufite ngewe nibaza kubera iki abenshi murasinya rwose mugasinya n'amafaranga agaragara ariko ari ibibazo vuga utabenshi barasinya nge ntushyiremo kuko bo barasinya niberekana ibikorwa kandi bakabyerekana none kubera iki nk'abanyamakuru wabyumvije reka nkubaze icyo kibazo nabonye ndetse no muri comment benshi babyibaza mu press conference yose twagiye twitabira atego kubera iki basi batarafata n'abanyamakuru ngo babajyana ahantu babicaze bagure n'agafanta je ariko ndabikora ariko nabandi je ndabikora urabikora nejo ubu nsinyana na Power Fix wumvishije Rakenze no kuri transit train avuga ati ibi ni wowe umuntu wa mbere w'umustar ubikoze urabikora nabatwayeho bita muri Vision City niyo kariti ihenze muri iki gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cyose Vision City ubwo munsi iyo ukodesha muri Vision City inzu yaho ibukodesha miliyoni 5 mbega umunsi nahombye ubwo munsi nasibye agasa dore umuzigo nguyu hanyuma nitumara gusoza ndaza kubafata buri muntu wese twaraga gakarita buri muntu wese ajye guha abakiriya banjye abafana banjye yinda habakiriya ku mugani abafana buri muntu wese cyashoboye ariko genda nywa amazi nta kibazo amazi arahari ya Speranza yaduhaye pe ndimo ndabatembereza nimbabwira ngo nasinye miliyoni 200 abantu ntibakavuga ngo super manager arimo aratwika wa mugani wanyu ngo no gutwika je nubwo nzimya yesinjya ntwika yego kuko gutwika ni bibi twagiye ndavanga mitangabira umuzungu inka nibwo bwa mbere umuzungu agiye gutunga inka nawe atungishwe na super manager the super wabyumvishije nabyumvishije uyu ni umuzigo wose ni package mujye mugenda mureba banasobanukirwe rega byongerewe do Speranza waragi ubu hari yatware muri Speranza karahiye hariyo bita karahiye oya ziba zigiye zitandukanye hari Speranza waragi hariyo bita coconut hari yindi umwamikazi w'ubwongereza anywa bita Millennium Hills whisky kabisa urumva hariyo bita coconut hariyo bita golden shell zose zigiye zitandukanye nyine amazina aya twagiye iyo golden shell yo bayikoreye iyo ikunda kunywebwa n'abantu nkamwe baba bashiki bacu kuko iba mu buki ntabwo ikara cyane ni ukanguka kagubwa neza cyane yo mu buki wayibonye super gin ubu turi muri super gin wabyumvishije yego twagiye sasa moja kwa moja uraza ko mu mwanya w'ibibazo bitatu nta kibazo rwose ibibazo rwose urambaza ntacyo ubu ngubu turi mu mwanya wa Speranza Group Limited ubu turi mu mwanya wa Speranza Group Limited cyo kunywa abanyarwanda bakunze yego rwose aya twagiye reba hano soma iyi bayita golden shell yego iyi niyo nakubwiraga ni golden nyine nkuko ubyumva ikintu kiri golden nawe uracyumva ko ari ikintu kiba kirenze niyo mpamvu bakoresheje something relating to gold kabisa ubwo twagiye tugende turacyakomeza turi kumwe turi kumwe fatari amakamyo buri yariya abapakiye abakiriya baba barimo gucomplaining ibyo kunywa bimaze gushira mu ntara do urabireba ndabireba rwose n'amasi ariya n'amakamyo buri arapakiye aragiye ara n'amafuso ikamyo bari hepfo bino ariko tujye twerekana abanyarwanda ibintu aya n'amazi ya Speranza macupa manini ngaya amazi ya Speranza udukarito ngutu yego amazi ya Speranza ku isoko yamaze kwagera mu Rwanda hose nakubwiye ngo niyo mazi ateye ukwayo agacupa ubwako kukareba uko gasa na amabengeza n'amazi arimo ameze neza cyane everything is okay bajye bari kutubeshya twamanutse sasa sawa ubu tugiye kuri aya mafuso baba yuzuye beverages ubu mu ntara hagiye gushya ntago hagiye gushya hagiye kuzima kuko gushya nuko hagiye kuzima kuko abantu inyota ziba zirimo kubotsa inyota igiye gushira twatangiye reba hano ubu bapakira aha Speranza birimo gupakira wabyumvishije ubu uyu mugabo nawe ureba w'imodoka umaze kugera aha ngaha imodoka ureba arashaka kuba agent wa Speranza
kubera ko abanyarwanda icyo nicyo kunywa abanyarwanda bakunze ari benshi cyane utakinyweye ushobora no kurwara indwara ntikiri niyo mpamvu bagira ignorance wabyumvishije twagiye hariya hakurya reba iriya kamyo transit goods buri iba yuzuye umuzigo uri full complete hari ikindi reba umusore imbaraga afite iyo amaze gukora ameze neza arenzaho ka Esperanza umaze gukora siporo yagiye kuyikora yibuka gukoresha ibikoresho bya magaze sports class kuko magaze sports class nayo mu Rwanda mu bijyanye na siporo irayoboye hanyuma washaka no kugura imodoka nziza nazo ukajya kwa Tom Transfers we nakubise hasi ubu bari nko kuyora ibishyimbo mu isoko neza neza twagiye bana ni neza kabisa iyi niyo Esperanza ngo barakwemera asante sana umusaza asante muhungu asante kubunyemera kandi asante kandi utemera nawe ni uburwayi tuzabuvuza hanyuma cyo nagira ngo nkubwire hari inzoga zigiye gusohoka nshya ndaza kujya hariya tuze kubonana na Amoni uriya nyiri marketing manager commercial director w'ibikorwa by'ahangaha hanyuma araza kukubwira hari inzoga zindi zigiye gusohoka vuba zigiye kujya ku isoko ahunda ngira ngo urumva ko arimo neza harimo neza kabisa ewana ndabona uyu munsi abantu batari bazi bya Esperanza nizere ko bari bunyirwe Esperanza nicyo cyo kunywa ninjya mvuga ngo Esperanza ni uruganda runini abantu babyemera nimvuga ngo Esperanza yamaye miliyoni 200 abantu babyemera nanjye narushye no kugenda wabibonye nabibonye pe niyo mpamvu navuye ngo twebwe twitwa ba nyirikazi twinitwe turema akazi none abiyita bamunyakazi barekere oya ntibarekere nanone nanga umunebwe nanga iki umunebwe akore ariko najya agera kuri papa avuga turiya ni papa ace bugufi ibyo ndabye supati nagera kuri papa ariko nawe rwose ariko ntareke gukora yubahe papa ariko yubahe papa ariko akore yiteze imbere kuko ndashaka umuntu ukora ndashaka umuntu ukora shaka bisa bya bintu ni neza abyumvishije nabyumvishije watambutse yego rwose aha urabona ko hakomeye naho harakomeye cyane wabonye ko sima ikomeye hariya buri hariya habarubatswe n'abitwa ngo ni power fix iyo wubakishije power fix ntabwo ibintu bishobora kwiyasa sima ntiyakwiyasa amakaro ntiyasaduka abo bitwa power fix ndabazi dore nkanjye ukuntu mba nzamuka urabireba umugongo ukomeye kubera kuvurwa n'abitwa ngo ni genuine reflexology center abo baba bari tayari nabo barakuvura bakagukandakanda umugongo wose ukaba fresh ariko uri nyirikazi koko imodoka uzogereza sasa rero niho imodoka ahubwo nzikoreshereza ahitwa ngo ni muri garage barazoza yitwa garage ubumwe garage dore yamo ni nguriya ngira ngo hari ibyo kunywa ngo bagiye gusora muri Esperanza nagira ngo uzu bibabwireho kuko hari bije araje commercial director w'Uruganda agiye kuvuga hari ibyo kunywa bigiye kujya ku isoko vuba hanyuma mu buryo nakubwiye bashaka gukoresha imodoka yego cyangwa se kuzoza kubara ubumwe garage shaka bisuri nyirakazi ubumwe garage ariko abashaka kugura imodoka muri Tom Transfers noneho zabaye nk'ikisi wari wabona ibishyimbo mu isoko ubu nukuyora ejo koko twafashe Rayon Sport turayigabira turayifasha twebwe ntabwo twe ntidufana turafasha tuzakomeza na buri gihe gufasha andi makipe yose Rayon Sport ntabwo ari ubwa mbere mbiyekoreye n'ubushize umwaka ushize urabyibuka n'igihe wabashyize muri hoteli n'ubu ngubu Rayon Sport ni ikipe nakusibye na Rayon Sport ngo ni ikipe nziza ikipe yose izajya ikora neza nzajya nyihemba n'ukora neza uzajya umuhemba niyo mpamvu n'uwo mwana muri umuna wanjye namwise nako namuhaye uburenganzira ndanabyemeza iryo zina ko arikomeze munyakazi kuko nibura rimutera motivation yo gukora sinshaka imbwa sinshaka umuntu udakora sijya nkorana nawe je njya nkorana n'umuntu udakora hanyuma supermana hari ikibazo ngiye kwibaza hari benshi bavuze ati umuntu bita super manager kubera iki muri iyi minsi ati amaze iminsi umuntu bita FATAKUMAVUT ati kandi bose navuga ngo oya wo nsango namuvugaho bakora ibikorwa bimwe oya wo ntago namuvugaho kubera icyo udashaka kumuvugaho ndashaka ibikorwa nta bikorwa afite ndashaka ibikorwa super ubwa mbere ngwajije umuntu ugatanga kumuvugaho igikorwa cyuzi ni iki igikorwa cye ni umunyamakuru ngo ni n'umusesenguza kura isesengura narize hanyuma se abanyamakuru batanyumva nabi ndabakundana nabo bahani bangize icyo aricyo icyo ndicyo abanyamakuru batanyumva nabi mbanje kwexkiza mbere abanyamakuru hanyuma se
ni umunyamakuru. Yego. Wowe ukora itangazamakuru kugira ngo njyewe rigire icyo rikugezaho. Yego, mfashe n'abandi mu kuzamuka icyo ringezaho, mfashe n'abagenzi banjye mu bikorwa. None se waba utaragira ubushobozi bwo kugura igare ukigereranya n'umuntu ufite oya reka tuvuga. Raka super uri gukubita ryana gusa. Oya ngene ka nkubaze. Ni ukuri ni reality. Ntufite ubushobozi bwo kugura igare. Yego. Hanyuma urimo urashaka guhangana n'umuntu utwara V8 n'urugero. Birashoboka? Iryo jambo ko rikomeye. Impamvu rikomeye nawe ni impamvu nkubajije. Yego. Mu Kinyarwanda baravuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Rero mbaza bibikorwa, hanyuma batagira ibikorwa ujye ubazanya abadafite ibikorwa. Ariko revo yanjye ntago ari yo kukubaza kuri niba uri umbajije nkuri ya mwana ndavuga intu uyu mwana yakubise hit. Yego. Uyu mwana yagiye muri arena araririmba. Uyu mwana nawe arangerageza gustepinga arashaka kugwa mu ntegeza mukuru we. Arareba ibyo nkora nawe akavuga nibura nuri ya mwana karakora karashaka kwirwa ariko zurambaza undagira ibihe bikorwa. Sopanga reka muve we. Uyu munsi ariko yiyemeje gutanga ukuri cyane pe. We nkora urabizi agasa guhera kera. Ndabizi. Nkora n'umuntu w'ibikorwa. Yego. Nkora n'umuntu w'ibikorwa. Ndakubwira ninyereka igikorwa cyawe. Niyo umuntu ampamagaye kuri telefone akambwira ngo ugiye nitwane ngo sobanura ngo nagushakaga. Mpita mubaza direct. Ukora iki? Ukora iki? Urashaka iki? Ari umufana se. Mufashe iki? Iyo ari umufana ndamubwira nti ndabyishimiye nimwe mwatumye mbe cyari cyo. Ibyo nicyo. Ari kubwira ati ndi umufana. Nokuri. Kuko burya nuzira ntabwo ariko nkumbwira ati Superman ndashaka ko dukorana. Navugaga abambwira gutya arabamamagara bakambwiza ngo bashaka ko dukorana. Ariko abafana bo ntabwo nakwanga kubakira kuko yabo batabafana ntabwo gukorana si byiza super. Ariko ugomba kubanza ukagaragaza ibikorwa byawe kuko n'Imana ijya kugufasha ihereye ku byo ukora. Ku byo wakoze. Yabwiye Imana muri Bibiliya Musa iti ufite iki ati mfite inkoni. Iti ngaho ihera ku nkoni iti yikubite hasi. Yego. Biriya bifite icyo byigisha. Ariko se wowe ntufite ikintu na kimwe. Hari umuntu nawe ushobora kuvuga ati nakoze umwuga w'itangazamakuru n'urugero nka Yego. Tuvuge nka mugabo Justine nyiri Sango Star. aba legend. Yego. Ni umuntu aravuga ati nakoze umwuga w'itangazamakuru muvanamo televiziyo yanjye muvanamo radio yanjye muvanamo mbese byinshi ryari. Ashobora guhagarara nkuriya nubwo ndutareka kampamagara ati super ndashaka ko tuganira nkumva koko birakwiye kuko ni umutaramu yashatse amafaranga abana b'abanyarwandakazi. Ariko so urambwira wewe ujya muri level zawe epfyo ngiyo numara kuzamuka uzibuke kuvuga uti ndashaka uburere kuvuga kuri super. Ariko super ntabwo super n'umukapo wundi wo kurundi rwego ntubibonye se muri make nakajya nakuvuga. Ako se ntubibonye sha numiwe cyo kora numiwe no kuri kw'Imana. Hanyuma super muri iyi minsi hari benshi bavuze ati super ari kuzamura intugu ati abanyamakuru ari kugenda abirataho ndetse yawe ari n'uwambwiye ati super ise mwarakoranye no diaspora ndati nge twarakoranye kandi je dukorana neza ariko ntekereza arambwira tuzamumbariza ikibazo baretse gatoya ndamusuhuje no mu papa uri muri diaspora arambwira tuzamumbarize se kubera iki muri iyi minsi atabanyamakuru asa n'uri kugenda batera umugongo kandi ari bwo yagakwiye kuba yabakenera. Urakoze cyane reka musubize nawe. Yego. Ako yirinde kumusubizanya uburakari ko n'umufana wawe. Oya ntago musubizanya uburakari ahubwo ndamusubiza. Oya niyo ataba umufana niyo yaba umufana nge nsubiza ibintu biri right. Nta banyamakuru mfitanye ikibazo nabo. Mfitanye ikibazo naba nta tangazamakuru mfitanye ikibazo naryo. Yego. Mfitanye ikibazo n'umuntu ndabigusubiriramo. Yego. Nabo narinzi ko ari abanyamakuru ariko nza kumenya ko atari abanyamakuru. Nangiye gukoresha ngo ingirwa abanyamakuru ariko nabantukanye naje kumenya ko atari bo. Kuko itangazamakuru rikorana n'abastari. Umustar yagukeneye ega super nawe utari umustar ukamuzamuka ukamufasha. Oya ni itangazamakuru rikorera igihugu cyangwa se noneho tuvuge particular makuru kurande rwacu rw'abastari. Yego. Umustar yo yiyambaje itangazamakuru rimwe kabiri gatatu. Yego. Abasaba kumushyigikira mu byo akora ntibazi. Ariko jewe bakansaba bati ngwino ndabinyira kubisobanura. Yego. Igihe cyose nkaza natse imodoka yanjye nkoresha amavuta. Yego. Ikibiganiro mbaha birebwa n'abantu barenze 100,000 binjiza amafaranga miliyoni n'amamiliyoni. Yego. Ibyo ngibyo ntibindeba kuko nabo bafite ibyo bamfasha nabo barampublicia nanjye nka umustar. Rero tugomba gufashanya. Win and I win is a fair game. Yego. Nisho cyo ndacyemera.
kuko ndagukeneye nawe uranyeneye. Iyo bivumbuye se wabigenza gute? None se super reka ngo urugero gatoya buretse gatoya ni bagenzi banje ariko ryo ushobora gutumira umunyamakuru n'ukuri pe wenda ukamuga ejo wenda yapanze abandi batumirwa bikaba byatuma taboneka ariko narundi rwanga gufitiye mama bikaba kabiri gatatu bikaba kabiri gatatu ejo nibwo wambwiye ati gasa ati nagutubera imbwe niwaza ati nawe nibiba gatatu nzagushyira mu gatebo kababa Sirabikubwiye yego asirabikubwiye kuri telefone nakubwiye ati nabagasa unagutumiye rimwe niwaza nibi ubwa kabiri n'ubwa gatatu wakoze ikosa hariya nje mvugiraho wambwiye saa sita press conference iri saa 7 ubwo so urumva atari we mufite amakuru kandi abizingiye rwose mbabara ntago nanjye ngusabye imbazi pe byanciye ariko nanjye nibutse nyuma nibuka ko mubatumirwa nkubwira saa 6 urabwira uti hari ahandi nari nagiye kandi ntiwambwiye kare ariko nanjye mbabarira byanciyeho hanyuma nanjye rero niyo mpamvu nakubwiye nshuje n'uwo mu diaspora yego nta muntu kampara yego icyo ndacyemera nta muntu ushobora kuvuga ngo genda top ngo nyoboye itangazamakuru cyangwa YouTube cyangwa ukuntu zikora izi ngizi YouTube TVs umuntu bitewe na content ashobora no kuba adafite subscribe 10 ariko agashyiraho ikiganiro yego kikareba ejo bundi Freemax iherutse gushyiraho inkuru irebwa na miliyoni enye zirenga yego kandi Freemax ntabwo ari YouTube channel ikurikirwa muri East Central Africa cyane kurusha izindi hari abantu bafite ba subscribers miliyoni 10 yego ariko bashyizeho content nziza bararebwa yego cyane by the way nanabashimira Freemax bagize uruhare runini cyane igihe bacteria ikoragaho kunzamura yego ntago rwose nzaba kamera mu kitoze Freemax buriya aho nayireba gutya ndavuga inti abangaba dufitanye amateka nokuri barirengagije mbafata nka badezatinze mu mwuga w'itangazamakuru kandi dezata iteka bo ni dezata baradezatinze mu mwuga w'itangazamakuru bamaze kudezatinga isimbi sabe magic harya bito wa undi mugenzi umaze no kwibagirwa kubera ko tutagikorana yitwa nde wa undi mugenzi we Chita ati maze kwibagirwa nyine nese ubu bizagera mu kwa kabiri se ubu urabona bizagera mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu mwaka utanyimbibuka bari sishobora none se super hari ikintu bita excuses gusa bazaze niyo bashaka kugira ngo basabe kamanda original imbabazi bahamagare mwe bitangazamakuru je nago mfite ubwo oya super nawe aho rwose urakabije none se there is what you call excuses super nshaka gukorera ikosa ngewe nkakwa approaching akubwiye ati I'm very sorry byagenze gutya na gutya ku buryo nje ku approaching wansaba ngo genda imbere itangazamakuru kugira ngo twongere tugere imikoranire myiza ubu se ashaka kubwira ati I'm sorry ikosa iyo uri koreye umustar w'abanyarwanda bakunze yego ubu uri koreye abanyarwanda ugomba gusabira abanyarwanda bose imbabazi aho ahandi bita ngo ni ko karubanda bose babireba yego komana kandi ntago binakomeye nubwo bikomeye kuko hari nabakoze ibyaha birenze bahemukiye boretse gato hari na umva boretse gasa agasa banza umve zirinda kugwemukira boretse agasa ntago bikomeye nubwo bikomeye umva ikintu cy'Inyarwanda ntabwo bikomeye nubwo bikomeye impamvu mbivuze yego hari nabakoze ibyaha birenze uretse ibingibi dukorana by'imitangazamakuru ibi nabahemukiye abantu bahemukiye igihugu ariko iyo babaye bagabo bagatinyuka bari gusaba imbabazi regabone mu gifaransa baravuga ngo pardon celui qui pardon c'est un homme buryo umuntu uvuga ngo pardon aba ari umugabo urumva ntabwo bikomeye nubwo bikomeye ariko nibananira nabwo n'ubugwari none se banza wumvuretse urugero gato hasabye nagaragara kuri kamera azaza kugaragara kuri kamera kubera wowe ari babiri ntago nshaka umwe bazabicaranye ari we na murumuna we wa wundi ukorera mu kwaha kwe wa wundi yitwa nde wa wundi uwo ninde ntuza wa wundi yitwa utsamba nabibaye bazazana ari babiri bicarane bavuga bati turasaba imbabazi ngukora mu kwaha namenye ukora mu kwaha kundi nanuga kabye uzabibaze cyangwa uzabikurikirane buryo ibyo agiye gukora banza kubaza sabe yabwira Chita ati ntujyeyo cyangwa akora wagakora niko babanye ariko nta makuru ngemba mfite rero urayamenye rero noneho nawe wabyumvishe nyuma ikindi nagira ngo mbwire abanyarwanda buriya bashobora kuba bari barafunze chance imigisha myinshi y'abandi banyamakuru ngomba kuzamura igihe kikaba kigeze rero ngo bari abajye ku ruhande haza abandi bana bashya nakubwiye ngo jewe umva nkubwire nabo ubazamure banza nkubwiye umva wari reka ngo urugero wari wumva nari mu gihugu gipfusha umukuru w'ingabo ingabo zigahagarara gukomeza gukora igisirikare kigahagarara gukomeza gukora wari wabyumva na rimwe ntago ndabyumva ariko Superman nanjye iyo ageze ku ngingo ararakara sinifuza ko super arakara genda kubaza wari wabyumva hoya ngo ndabyumva nta muntu kampara ndongera kubigusubiriramo
nguhaye urugero rwiza rufatika abanyarwanda cyangwa abantu bafite ubwenge bari buze kumva. Wari wumva igihugu cyari cyo cyose ku isi gipfusha umukuru w'ingabo. Umukuru w'ingabo burya ingabo ni ikintu kiba gikomeye mu gihugu, kuko ingabo burya nizo ingabo mu gihugu cyari cyo cyose. Ubundi igisirikare iyo kidakomeye igihugu ntikiba gikomeye, igisirikare gikomeye igihugu kiba gikomeye. Ni ukuvuga ngo nguhaye urugero rufatika ruri vivid. Wari wumva igihugu cyari cyo cyose gipfusha umukuru w'ingabo, igisirikare kigahagarara gukomeza gukora cyangwa kigasenyuka? Wigeze ubyumva? Babyita mu gifaransa ngo c'est un exemple concret. C'est un exemple concret. Rero nakubwiye ngo Gasaro TV.